kanongere nguhe ikaze kabisa. Ni Emmanuel, iyi ni Newsline Rwanda. Murabizi ko ari bya bintu by'ubwenge kabisa. Ubu rero ngiye kukubwira ibintu birindwi ukwiye kwirinda gukora mu gihe cya nijoro cyangwa se igihe bwije rero ikintu cya mbere cy'ibanze ugomba kwirinda, irinde kurara iruhande rw'indorerwamo cyangwa se iruhande rw'ikirori, dore ko abantu benshi bakunda kugira ibyirori cyangwa se ibiyo mu cyumba barimo, ariko reka nkubwire ko burya kurara ahantu hari ikirori ntabwo ari ibintu byiza. Burya ngo ikirori kiri mu bintu bikurura amadayimoni cyane cyangwa se n'abazimu muri rusange, aho iyo uryamye ikiyo kikaba kiri iruhande rwawe, biba biri hafi kabisa ko umudayimoni yakwegera anyuze yifashishije cyangwa se icyo kirori. Ikindi kintu cya kabiri rero, birabujijwe burya ngo kwanika imyenda mu gihe cya nijoro. Igihe rero wafuze imyenda, barakugira inama yo kwanura imyenda wafuze igihe cy'umugoroba kugira ngo uyishyire mu nzu, yumire mu nzu yawe. Rero byagaragaye ko iyo imyenda burya ngo iri hanze irayeyo, hari imyuka mibi iyisanga, ugasanga amadayimoni yinjiye muri iyo myenda. Cyane cyane baraburira abantu batuye mu bipangu, dore ko ari bo baba bavuga ngo bafite umutekano mwinshi, bigatuma baraza imyenda hanze rero. Bityo rero barakugira inama nayo ko imyenda burya wagiye uyanura, kuko nabyo biri mu bintu byagukururira amadayimoni. Impamvu rero ugomba kuyanura ni uko burya ngo ni n'umurozi, dore ko abarozi ngo bagenda nijoro kugira ngo yakwifashisha umwenda wawe akuroga. Ni nayo mpamvu bagira abantu inama yo kugira ngo wanure umwenda wawe ushyire mu nzu ku mugoroba. Ku mwanya wa gatatu rero turasanga ati irinde kwandika amazina yawe cyangwa se ay'undi muntu ukoresheje ibike itukura mu gihe cya nijoro. Mu gihe cya nijoro rero barakugira inama ko niba wandika, dore ko cyane cyane bikunda gukorwa n'abana igihe bari nko muri etide, nyabuneka kumira umwana wawe atandika amazina ye cyangwa se y'undi mwana cyangwa se y'undi muntu mu gihe cy'umugoroba, dore ko nko mu gihe cya etide abana bakunda gukoresha amakaramu. Usanga rero umwana yafata ikaramu y'umutuku akaba yakwandika izina ry'umuntu, dore ko burya ikaramu y'umutuku nayo iri mu kintu kibujijwe kwandika nijoro. Niba ari nijoro, reka kwandikisha ikaramu y'umutuku amazina y'umuntu, nabyo biri mu bintu byakururira iryo zina umuvumo. Gusa ikindi kintu cya kane, barakugira inama yo kwirinda kuvugiriza cyane, dore ko benshi bakunda kuvugiriza mu gihe cya nijoro. Aha naho barakugira inama yo kwirinda, dore ko benshi mu bagabo bakunda kubikora bagenda bavugiriza. Burya ngo iyo uvugiriza bituma ugenda ukurura imbaraga za sekibi zigenda zigukurikiye, kuko burya uba ukoresheje ibimenyetso bakoresha mu mbaraga z'iyo hepfo z'iwabo. Ikindi cya gatanu nacyo kirasa n'icyo ngicyo, ni kwirinda kuvuza ifirimbi. Burya rero ngo ifirimbi nayo iri mu bintu bikurura cyane cyane amadayimoni, kuko burya ngo ifirimbi niyo yifashishwa n'abarozi n'abakonikoni mu gihe bahamagara bagenzi babo, kandi dore ko bayikoresha mu gihe cya nijoro. Kandi ko ifirimbi burya ikoreshwa ku bantu bafitanye umugambi runaka. Rero barakugira inama yo kwirinda gukoresha ifirimbi. Niba
ugenda nijoro irinde gufata ifirimbi uyivuze, kuko nuyivuza uzaba wikururira sekibi. Ikindi rero cya gatandatu, cyane cyane ku bagore, barakugira inama niba utashye uvuye mu kazi, irinde nyabuneka kurambika igikoresho wari ufite cyangwa se umwenda cyangwa se telefone yawe cyangwa se igikapu hasi, wakundi muza murushye uhita urambika igikapu hasi. Irinde nyabuneka, icyo kintu nacyo ntabwo ari ikintu cyemewe, kuko nacyo kiri mu bintu burya ngo hasi, iyo uje burya ngo hasi hari imyuka mibi ibituruka hasi. Rero barakugira inama yo kwirinda gutereka igikapu hasi cyangwa se imyenda ukuyemo uhita uyishyira hasi. Shakisha rero ahantu heza kandi hejuru uhita utereka igikapu cyawe cyangwa se umwenda wawe, kugira ngo wirinde gukurura amashitani cyangwa se amadayimoni. Shakisha rero ahantu hejuru, fata nk'intebe cyangwa se ushyire nko ku muryango, umanikeho icyo gikapu cyawe, umanikeho iyo myenda yawe, umanikeho ibindi bintu byose ufite, ariko ntubirambike hasi, ubishyire kuri sima cyangwa se ku makaro cyangwa se ku butaka. Icyo nacyo ni ikintu cya gatandatu kandi benshi mu bagore bakunda gukora cyane. Mwirinde rero kugira ngo nyabuneka mutazagwa mu mwoshya. Inama ya karindwi rero ari nayo ya nyuma, barakugira inama yo ati ibuka gusenga ugiye kuryama. Ngo rero iyo uryamye utabikoze, burya imbaraga za sekibi zirakwegera, ziriya mbaraga z'umwijima zegera umuntu wese burya utavuze ngo yegere Imana, dore ko ari ikintu cy'ingenzi. Rero kandi nuryama utavuze ngo Mana ndinda, burya niyo utasenga ukavuga nk'akajambo kamwe, burya ngo uba utsinze sekibi n'amadayimoni yose aba agiye kukwegera. Rero barakugira inama yo gusenga mu gihe ugiye kwerekeza mu gusaswa cyangwa se mu buriri. Ayo rero yari amabanga arindwi nagusomeye kabisa, nagukuriye ahantu mu bantu kabisa. Barakugira inama zirindwi, kandi izi nama nizo ugomba gukurikiza nk'umuntu muzima. Ciao rero, njye ndi Emmanuel, kora subscribe nutarayikora, dukomezanye mu biganiro bishyushye.